hanyuma reka Charlotte atambuke kandi aze yumva icyo umubyeyi amuhamagariye. Tambuka neza Charlotte we, tambuka neza, tambuka witaba umubyeyi wumva icyo akubwira. Tambuka, komeza utambuka. Johnny mugwire baye mumuco w'Urwanda nimwe gicumbi yeri mugwire baye murabagore babereye u Rwanda. Johnny mugwire babaye ibibero byanyu byatsindiye intwari. Yeni mugwire babaye murabagore babereye u Rwanda. Johnny mugwire babaye ibibero byanyu byatsindiye intwari. Yeni mugwire babaye. Komeza mutambuke rwose, mutambukira kwishima. Kari mushiki wanjye, hanyuma bakuru be rwose urabona ko babanje imbere kandi bameze neza. Nabonye n'urungano narwo rumugaragiye. Murakoze cyane. Njyewe rero ndi murumuna wa Sheila, ariko ntabwo nagenda nkamubwira ubutumwa yampaye. Sheila
nkubaze ngo kubizi ko ari wowe yajyaga yifashisha muri byinshi, kubizi ko ari wowe mwajyaga mubana umunsi ku wundi, kubizi ko bimwe yabaga akeneye wabimenyaga mbere y'uko abikubwira, kubizi ko wamwitagaho, kubizi ko wamubaga hafi n'inshuti ye, kugiye azajya aganirizwa nawe, ese kugiye azajya yita ku mwana. Yambwiye ngo kubaze ko kubizi ko ari wowe byamusigiye, kubizi kuri kuruka umugabo ukaba byose mu rugo, kubizi ko buri kimwe cyose ari wowe cyareba Sheyina, kugira azajya afashwa nawe. Sheyina, mama yambwiye ngo nkubaze ngo ese yego nibyo arabizi uri umukristo, niyo mpamvu ukurikije ijambo ryanditse mu Itangiriro 2:24 rivuga ngo nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina, atari ko se kuki wirengagije bya bindi bivuga ngo nubwo ngiye mbasigiye umufasha, ugiye wumufasha umusigiye neza. Sheyina, mama yambwiye ko ubu ngubu ikintu kiri mu mutima we arimo kwibaza ngo mbabarengirente mbibwire ntunyumva, kubona bibwiye ari wowe Sheyina, mbabarengirente. Murakoze cyane. Ese kutaba kanyoni Sishariro kutari kuriramo gake. womuruke twitanire Shayihangano ririmo gake. zengongorere buhoro umvira ngumfitiye mbabarengire Shariramo gake. wirira shenze mwihoreze wirira ndakwinginze. Murakoze cyane murumuna wa Charlotte. Nibyo koko ndabona agiye